mperuka Cyakabare yagurishije isambu ya Mukashyaka. Ntaka nawe ngo agiye kwigendera kandi azasiga akoze akantu muri koperative. Ko Mbaruru na Parisegonde bapangaga kwiba televiziyo byaje kubahira. Ntucikwe no kumva uko nyuma byagenze. Ese mama Divi karame igiza hino ubwo bunyobwa mbe ngufasha gutonora ndarakira ariko bushayi ndakumva ubwo mperuka hano wari ufite akagwa karyoshye we akagwa se navuye hano numva kari kunyengetera mu bwonko sinjye warose ngera mu rugo mpita niryamira nuba ko nibikiye karimoda nuko gakuze utagashobora rero turaba tugerageza kuri bwa bukera namuzaniye ejo ubundi ntiburanashira ariko nabwo bumaze gushya njyewe rero nkunda ukuntu mwiberaho rwose urwagwa ubushera ubunyobwa ibishyimbo yewe ubanza paradise itaba mu kirere nk'uko babituyigisha herega burya iby'isi biratuvuna ubyirukaho ukagera ukumva rwose ugomba gutuza ariko nanone akira Sylvie akira busoma mpereza hano nisombe urumva ubundi dutonora ubunyobwa dore ko n'ubundi nari nifitiye n'ubute bwo karyoshye gate kararyoshye pe none se bushayi ndakumva amakuru Cyakabare yarayampaye kuri koperative yawe afite ishingiro wenda wewe ubanza wayampa neza amakuru ateye atese urumva ngo koperative yawe ifite gahunda yo gutanga isoko ry'icyuma gitonora umuceri ayo makuru ni nubwo ataranozwa neza ariko arahari pe Atanazi rero yasheze ngo iryo soko ararijyamo nta kabuza ngo nindeke dushoremo ya mafaranga muheruka kuduha ngo ni business yizewe sinumva se cyaba ari igitekerezo cyiza ahubwo nibyo ni igitekerezo cyiza pe nanjye ndashatse kubyinjiramo ariko nsanga ntagishoboye ibintu byo kwirukanka nyuma y'ibyuma rwose n'imirimo ndabyihorera nzarya duke ndyame kare ku buryo se mwangira inama yo kumureka akabyinjiramo nabona agasigaye yarahindutse ashaka kungisha inama mu bintu byose ariko ndumva ntaramushira amakenga nabyo no kubyitondera ndetse ukaba maso uribuka ko atari ubwa mbere mugurisha umurimo amafaranga akabyinamo ntihagirire itaho usibye induru n'intonganya zidashira yewe nanjye ndumva uko nzi Cyakabare bisaba ubwitonzi n'ubushishozi simubonamo umuntu wabasha gukurikirana iyo business ikiretsa nibura akuretse ukaba ari wowe uyikurikirana ariko se watakazi gusa buriya amafaranga twabahaye yabahageje ku buryo yakwishyura icyo cyumara aho rero nanjye niho byongeye kunshobera akaba ariyo mpamvu naje kubagisha inama yewe kuko yongeye kugarura igitekerezo cy'uko mwishingira muri sako nkamuha icyangombwa maze agasaba inguzanyo yo kuyongera mama Minyo ndakumva nunze mu byo Stephanie yavuze n'amateka dusanzwe tuzi kuri uriya mugabo ibintu bigendemo gake kandi ugira amakenga cyane ngaho rero nimungira inama umuheruga ari mureka bijyemo cyangwa mbyitambikemo twongere duserere subiramo neza rero ko yuzuye nenda yaguhaye yose uretse mbari ariko rero ntabwo twari kunganya kuko rwose urabona nishyizeho igisasu umva shangorera atayangoreramo n'icupa reka sha ntukikundi sana ndi wishaka kundyamira okay none reka ngukomere batatu by'ibure yawe si fresh se baro ibure rabaye mu ryitanu mpaye se nkani gusamani nongera make basi ariko mwana kuko naguzi ko ngiye kwishyira inzu mwana si bikakuza uzi ko nagiye no ku musare mani kugira ngo atambana akanyishyuza nogera mu nzu sibyo singi cyane itara ndyuka saa 9 z'ijoro man ihanga rwose mbabara nishyura mfasha pe manze mbashe guhumeka burare ubundiye mwana kandi ari nge wakurangiye bo kurangiye twibye ku kazi none reba yose urayitwariye sawa tu aho kumva nkubwire Parisego mbwira si wowe ngwino ngurira agacupa arumva erega nzakwishyura erega mwana umuntu wanjye nta gusubiza nta inshuti yanjye rwose urabizi ntago nakurya aho rero umuntu ukugwara basi umva saso ndi kuri Andrada ndabona rwose Parisegonde yaturikije hagire mushinguzemo agacupa si byose nibyo nakubwiraga rero Parisego mani bira rwose umuri akantu kadanje urumva kandi rwose n'izina ry'Imana pe uri inshuti yanjye ntago nakubeshya reka mbaruru buriya nta mwanzi wagutera turutse wanjye sibyoze gusa nuko nyine uri igisambo oya ariko na rwose nawe urabizi ko ari ibibazo ubwo se munde yes hataka basi tubidore nge singoye mbwira Parisego nje nta kintu rwose nta kintu mfite n'ukuri cyangwa Parisego aho ngaho ibihumbi 10 nyine tumugura agacupa nzayakwishyura rwose ari ikibazo se mwana nge nakubwire ko nta kintu nsigaranye ntabwo mubyumva koko nawe gura kabisa wirira rwose Parisego ariko man ubu koko abantu babagabo musiganire kungurira uducupa tubiri
aha mubireke nigendere. akira ngo karagemo tubiri ubwo ibindi nyine uriyaranje ndagiye kandi uriya mureza arivumbura rwose nagakabye reka nyine bazana ko ducupa twatubira tuguriye utugotomere ubundi twigira mu gisope numva ngikumbuye serious cyane ufite kashi tugende ngiye ntabwo ndi nkuriya mureza wipfuragura tugende gutema amacupa umwe ewana Mbaru twumvikane ntuzane bya bindi byanyu byo kunyicisha rwose inzoga z'ibifura. Ufite amafaranga cyangwa ni bya bindi byanyu? vayo tugende urabona icyo ushaka uriye icyo ushaka ku ikofi yande yambaru tugende man ufite icyaka cyangwa ni bya bindi byawe cy'icyorezo twagiye Ako Silvia Karame urambwira ukuntu ubere gukwirakwiza ku musozi wose ibintu twavuganye twembi hano mu rugo. ariko se byagenze gute ko numva utashye twuka inabi kandi twari tumaze kubyibagirwa mugabo mwiza utumaze kubyibagirwa ngendaje mbikwibutse noneho uzi ko wiraye ku buryo unganira nawe ushaje twahura akabimbaza twaganiriye iki se gituma uzamura uburakari bungana gutyo koko niko ibintu by'imishinga y'ibyuma bitonona umuceri amafaranga wa umupfu koko kugeza igihe utuye ukajya kubivuga ujya kubiganiriza kiriya gisaza uzi neza ko kiturusha ubushobozi ku mushinga wacu kiramutse kiwibye ubwo byaba bikumara iki hari akazi yaguha none se ko bari ari abantu b'abavandimwe ubizi urumva kubagisha inama hari ikosa ririmo koko noneho rero niba utarubizi bimenye nonaha nta buvandimwe muri bizinesi gusa njye ndumva nta mpamvu rwose yo gushyuha mvuze ngo kubera ko yambwiye ko umushinga rwose ngo utarananozwa neza aha niwumva ze nyine haragira ngo tuzabanze tuzubane noneho tuzisanga dukoranye wowe ubwo ntabwo kuturuna mu bwonko ngo ubyiyumvemo yewe nawe iki ubu mba numiwe abavuze ngo urumiwe dore rero tugiye kubikurikirana bikiri mu maguru mashya urumva zana icyangombwa cy'ubutaka noneho mu gitondo tuzindukire kuri sako aba urimo kumenera amabanga y'urugo bataratwitambika urumva ariko ubwo watuje koko ibyo bintu tukabiganiraho ko hakiri kare uri kwirukanswa n'iki mugabo mwiza iby'icyangombwa ko twari twarabishyize ku ruhande bigaruye ute ndakunda nta mwanya w'amahitamo ugihari ufite amasegonda 5 yonyine yo kuba urangije kumereza icyo cyangombwa ngewe nkajya kugishyira hariya kugira ngo ibyo bindi uvuga ntabwo byakora kubera rimwe mpereza icyangombwa mwiza koko waretse mpereza icyangombwa tukavuga uko ibintu byose bizagenda ubu koko ubugira ngo wakashye ukubita impande zombi ujyewe cyakabari nkwereka ukuntu ugera najya nyina ndashaka noneho kugukupita nkakumaramo agasuzuguro ndakumva mu matora sari icyangombwa n'abakakoryo waretse kujya gutyo we nimudutabare nawe we wakana ururije ndavuze ngo ceceka vuze ngo iki so ziba we kana karero mbabwire yewe ntago njye mujyana n'abakobwa agenda akantu tomoka Soso byuka bwakiye wana mani ndeka niryamire shabyuka ariko mani vipi zawe koko ubu nisanganye nyine byuka ngo werekeze bwakiye ntabwo ubibona ariko se uzagenda z'ijoro kuko uragira ngo mbyuke ngiye koko nitwikira iki gicuku Soso mbabara rwose utaza kuneza ibibazo rwose ngwino tugende pe sibyo uwo ninde we nta muntu ari kuva ku idirishya aho nyumvira kandi noneho mana yawe gusa ni wa mugore ni ukuri kw'Imana Baro Sara no urongera kumbeshya ngo nturimo kandi kereka niba utakibona mu bibero Baro Ana we Baro Simbwira kingu Soso ntubona ibyo nakubwiraga koko urabona ibibazo mpeje wowe
Mbaru yakinguye ko Mbaru rwose ntugumye kumpagarika muri imbaho y'igicuku umuntu wigira umwesikoro gusa wowe cyaka ko sundusha ubwenge kwepa ubu nakuziye kingura siwanze reka nkwereke uri yanjye se ko nayigendanye baro iki ndumva ari gukinga ntabwo njye nishoboreye guhera muri iyi nzu rwose ubwira ngo tugende ukangukana kingura kwawe wowe ukora ku rugi wowe se ahubwo urinde ni soso Mbaruru ntabwo araza winjiyemo ute se aho ngaho twari turi gusangira maze imfunguzo ze arambwira ngo araje ariko ntabwo araza sohoka hano nkuru niko bwo ntubyo kuntera umwako urumva turumbuka muri iyi nzu cyangwa se ngukingirane vishwe yose nyine ngaho niko uretse kubaza urikora ukajya kurarana n'umusore w'ingegera nk'uyu nguyu koko ubu koko ntupfuye gusa mukobwa ariko koko n'ubwazi ry'abantu ntumbwiye ko atarimo mbere zifunguzo zanjye zifunguzo nkwereke hari ikintu cyawe usizemo nta kintu usizemo sawa Mbaru ndabizi neza ko urimo urumva ariko nta mwanya mfite wo kugutaho ngusangamo ngiye gufunga inzu yanjye nze nkwereke ishaka uzaheramo cyangwa se nzagukingura ari uko ubanje kunyishyura yose urumva uzanyuze munsi y'urugi kandi nuyabura no gupfa uzapfiramo rwose nta mwenye ugufitiye nzagufungura bagushyiramo serumu kandi nabwo uzahita ujya muri bomboni Mukashyaka bamugiriye inama yo kwanga umushinga wa Cyakabare wo kugura icyuma mu mafaranga bagurishije isambu ubu ntibisubiza inyuma umubano wabo wari umaze kuba mwiza Mbarura amafaranga yakuye muri televiziyo yibye aho kuyishyura inzu yagiye kuyanywera ubu se niba mwirukana azajya kubahe Ikinamico umuzi mwizaniwe n'umuryango Happy Family Rwanda Organization ugamije guteza impinduka nziza muri sosiyete no kuzana ibisubizo birambye mu miryango. Yikurikire kuri Radio Rwanda buri wa mbere kuva 2:45 kugeza 3 z'ijoro no kuri BNB FM buri wa gatatu no ku cyumweru 1:00 z'umugoroba. Ikinamico umuzi mwizaniwe na Happy Family Rwanda Organization ku bufatanye na VSO ku nkunga ya UNESCO muri gahunda ya Our Rights, Our Lives, Our Future.